turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana naganze mu mibereho yanyu. Turi kuwa gatatu itariki 3 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2025. Ni umunsi 337 w'umwaka. Iri mfasha ry'umunsi tugeze ku gice cya 412. Turi kwijambo rivuga ngo Imana inyuranya ibihe. Muri kumwe na Fulgence Mutabaruka. Samweli wa kabiri 9:1 haravuga ngo bukeye Dawidi arabaza ati mbese hari usigaye umuryango wa Sawuli ngo mugire neza ku Yonatani? Kandi mu nzu ya Sawuli hari umugaragu witwaga Siba. Baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati mbese ni wowe Siba? Nawe ati ni jye mugaragu wawe. Umwami aramubaza ati harya ntawe ukiri mu nzu ya Sawuli ngo mugire imbabazi z'Imana? Siba asubiza umwami ati haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Umwami aramusubiza ati aba hehe? Siba asubiza umwami ati aba mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Umwami aramutumira amukura mu rugo kwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi. Ageze imbere ye agwa yubamye aramuramya. Maze Dawidi aravuga ati Mefibosheti. Aritaba ati karame, umugaragu wawe ndi hano. Dawidi aramubwira ati humura, kuko ntazabura kukugira neza ku bwa Yonatani, kandi nzagusubiza imisozi yose y'Inyarurembo ya sogokuruza Sawuli, kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Haleluya. Imana inyuranya ibihe. Nyuma y'uko Abisiraheli barwanijwe ndetse bikomeye cyane, hanyuma Sawuli agapfa, na bene se bose bagapfa, umuryango wose ugashira. Nyuma y'uko Dawidi amaze kwicara ku ngoma nk'uko Imana imusezeranije, hanyuma amaze kwicara agatekana, aricara aratekereza, yibuka ineza ya Yonatani, yibuka uburyo babanye, yibuka uburyo basangiye, yibuka uburyo yari inshuti nziza, arabizirikana. Haleluya. Hanyuma aravuga ati ariko nta muntu waba arasigaye mu nzu ya Dawidi ya Sawuli uza mugirire neza ku bwa Yonatani, twabanye, twasangiye, twagiranye igihango. Hano hari ubitaga Mefibosheti. Ubwo bahungaga ku rugamba ngo bamukubise hasi aravunika ibirenge, yari ikimuga. Mu ijambo ry'umunsi wa none mu Kinyarwanda cyiza, yabanaga n'ubumuga mukomereye. Hanyuma amaze kubaza ati ninde uhari mugire neza? Avuga ati arahari Mefibosheti ari Lodebari kwa Makiri mwene Amiyeli, ariko nubwo ahari amuga ibirenge. Ntabwo rwose ntabwo ari umuntu wazi ibwami, ntabwo ari kugirirwa neza aho hararangiye. Burya abantu bajya baturebera mu bibazo bakatureba uko turi, bakumva ko ibintu byarangiye. Oya, ineza y'Imana igihari ku buzima bwacu, umugambi w'Imana ugihari ku buzima bwawe. Hanyuma avuga ati rero muzane uyu nguyu, yabaga iyo ngiyo rwose. Iyo tuvuze inshike akavuga ngo yari asigaye ari imfubyi, ari inshiki, asigaye wenyine, nta se, nta sekuru, nta nyirarume, nta nyirasenge, yari asigaye wenyine. Haleluya. Ariko Imana burya ibireba, Imana ibireba agenda k'umuntu, Imana ibireba intambara umuntu acamo, Imana ibireba ibibazo by'umuntu, Imana imutekerezaho, ikoresha Dawidi. Uyu nguyu Mefibosheti wamugaye ibirenge, utagira ijambo, watawe, utagira umutekereza. Hanyuma Imana inyuranye ku buzima bwe, avuga ati rero muzane. Amaze kuhagera avuga ati uhere none uzajya urira ku meza yanjye, tuzajya dusangira, menye ko wariye, menye ko bakwitera, kandi byari ibyaso byose ndabikugaruriye, n'imisozi y'Inyarurembo byose bibaye byawe. Hanyuma aravuga ngo uhere none Siba n'abagaragu mwese muzajya muhingira Mefibosheti, muhinduza abagaragu biwe. Imana inyuranya ibihe. Humura, haracyari neza y'Imana ku buzima bwawe, haracyari umugambi w'Imana ku buzima bwawe, biracyashoboka. Ineza y'Imana irahari. Sengeye mwene data, reka komeza